Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iramenyesha kandi ikibutsa abanyarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga kuri ubu ngubu gikomeje gutangwa mu turere tuba tugiye dutandukanye hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nababwira ko iki gikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga kimukiye mu ntara ya Kigali, ubwo ndavuga mu karere ka Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge, niho iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ibashije kuba yakimukirwa. Mu by'ukuri abaturage babo mu by'ukuri nizere ko bari kuba babyumva neza kandi bari gusobanukirwa neza cyane. Leta mu by'ukuri ikomeza kugenda ishishikaza cyangwa se imenyesha abanyarwanda bose ko bagomba kugenda bitwaje ibintu byose bisabwa cyangwa se leta yashizeho kugira ngo bashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nubwo ubona ko hari abaturage bamwe na bamwe bari kugenda guhabwa cyangwa se gusaba iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ariko ukabona ko bari kugenda batitwaje ibi bintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere mu by'ukuri uraza kumenya ko ugomba kugenda witwaje indangamuntu yawe wari usanzwe ufite. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kugenda witwaje ku murenge. Ikintu cya kabiri ugomba kugenda witwaje inimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba kugenda witwaje kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Cya gatatu ugomba kugenda witwaje nimero y'uwo mwashakanye. Ubwo ndavuga ku muntu ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, ugomba kugenda witwaje inimero y'indangamuntu ye. Ikintu cya kane abantu benshi mugomba kumenya kandi mutari gusobanukirwa neza cyane kandi gikenewe kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kane mu by'ukuri ugomba kugenda witwaje kandi gikenewe abaturage mu by'ukuri ubona ko batari kugishyiramo imbaraga cyane banakijyane, kandi ubona ko gikenewe ni nimero y'indangamuntu y'umuranga. Gakanondagira ngo mu by'ukuri ngatindeho kandi mukumve nimero y'irangamuntu y'umuranga. Abantu bari kugenda bitwaje ibintu byose bitatu bimaze kubabwira, ariko ugasanga nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo bari kuyitwaza, kandi mu by'ukuri nayo irakenewe kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kuko utagiye witwaje iyo nimero y'indangamuntu y'umuranga nta kintu na kimwe uri bubashe kuba wahabwa kuri serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ari na mpamvu mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishishikariza abanyarwanda bose ko bagomba kugenda bitwaje ibyo bintu bine byose maze kubabwira, ndetse witwaje na nimero y'indangamuntu y'umuranga. Ubwo nugera udafite nimero y'indangamuntu y'umuranga, umenye ko iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga nawe ntago uzabasha kuba wayihabwa, ahubwo uzajya ugenda wongere ugaruke kugeza ujyanye nimero y'indangamuntu y'umuranga. Cyane cyane mu by'ukuri leta ibahagiye itangaza ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ariko mbere yuko ngenda kubabwira n'ibindi bintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi nimero y'irangamuntu cyangwa se irangamuntu y'ikoranabuhanga, niba uri kubona rugambye kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'angameza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, kandi amatangazo leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere bitakugoye. By'umwihariko niba iyi video wayikunze utere like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe kuko byubaka society nyarwanda, bigafasha abanyarwanda benshi kwikura mu bukene. By'umwihariko niba maje gukanda subscribe ukabafungura n'inzogera, reka tugere n'ibindi bintu leta iba yagiye itangaza rero abanyarwanda ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ikitonderwa leta yashizeho ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko umwana uri munsi y'imyaka 16 atemerewe kugenda gufata irangamuntu atitwaje n'umuntu umuhagarariye cyangwa se umubyeyi we babana muri rusange, kugira ngo abashe kuba yamutangira amakuru ndetse n'imyirondoro ye yose yuzuye. Kuko murumva ko ntabwo umwana w'imyaka 8 cyangwa 10 yagenda gufata irangamuntu adafite umuntu umuhagarariye cyangwa se umubyeyi mu bundi ruhande, kugira ngo abashe kuba yamutangira imyirondoro n'amakuru yuzuye kuri leta, kugira ngo abashe kuba yahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ikintu ugomba kumenya kuri irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa umwana wese wari we wese ubyifuza, na wa wundi uba ukivuga kwa muganga, nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga nawe azayihabwa kugira ngo leta ijye ibasha kumenya neza abantu cyangwa se umubare w'abaturage uri kugenda waguka hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nuko uwo mwana ukivuka ko hariya kwa muganga azajya ahabwa iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga, kugira ngo bijye bifasha leta mu by'ukuri kumenya related cyangwa se abaturage bari kugenda bagakwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga nuko izahabwa n'impunzi, igahabwa abanyamahanga bari hano mu Rwanda, ndetse igahabwa n'abimukira bari hano mu Rwanda, kuko byagiye bigaragara ko abaturage bari hano mu Rwanda ariko batari abanyamahanga bagenda gusaba serivisi leta, ariko ugasanga ntabwo bari guhabwa serivisi bitewe nuko nta rangamuntu cyangwa se nta rangamuntu y'u Rwanda hano bafite, nuko mu by'ukuri iyo rangamuntu nabo bazabasha kuba bayihabwa y'ikoranabuhanga. Ubwo ndavuga abimukira, impunzi ndetse n'abanyamahanga bari hano hagati mu Rwanda, iyo rangamuntu nabo bazabasha kuba bayihabwa. Ariko nanone leta ikaba yarashizeho umurongo utishyurwa abantu bazajya bahamagaraho kugira ngo bajye babasha kumenya amakuru y'ibijyanye n'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri uwo murongo nta wundi nuko muzajya muhamagara kuri 3600 kugira ngo mubashe kubasobanuza ku bijyanye n'irangamuntu z'ikoranabuhanga, ndetse n'abantu mutaba mushambashije kuba mwasobanukirwa neza cyane, nuko mwajya mubahamagara kuri 3600 mukamenya amakuru y'ibijyanye n'irangamuntu z'ikoranabuhanga ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo ubashe kuba wahabwa nawe irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri leta nuko ikomeza kugenda ishishikariza abaturage bose ko hari uturere tumwe na tumwe iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga itarageraho, ariko nanone ukabona ko abaturage ntago bari kugenda babyumva neza cyangwa se bari kumenya ibintu byose basabwa kugira ngo ujye ubashe kuba wahabwa irangamuntu nawe y'ikoranabuhanga. Nuko mu by'ukuri ibyo byose namaze kubabwira cyangwa se maje kubamenyesha, nuko ibyo byose ugomba kuba ubifite byose kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kuri ubu murumva ko ntago ari ibintu bigoye cyane ugereranyije nuko ibyo bintu biroroshye cyane ntago bigoye cyane abaturarwanda. Niyo mpamvu leta mu by'ukuri ikomeza kugenda imenyesha abaturage ko bagomba kugenda babyitwaje, cyangwa se inamenyesha n'abandi baturage batarahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga ko bagomba kuba bafite ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri leta ikomeza kugenda
ishyiramo imbaraga ishishikariza abaturage cyangwa se abanyarwanda bose umuntu uzajya uhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga ko azajya ari ibintu azajya kubasha yishyura kugira cyangwa se akanda kugira ngo bibashe kujya muri systeme neza cyane, kuko iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga leta yishizeho irebye ko u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane cyane ugereranyije cyangwa se iterambere y'umuvuduko uri hejuru cyane cyane, niyo mpamvu yashizeho iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo bijye bibasha gufasha abaturage n'abaturarwanda bose muri serivisi leta ibigenda ihereza abaturage cyangwa se abaturage serivisi bagenda bakareta kugira ngo zijye zigenda neza. Mu by'ukuri ukabona ko iyi rangamuntu risanzwe iriho yari ibangamiye cyane cyane ugereranyije ko abaturage bamwe na bamwe bajya bagaragaza ikibazo cy'uko bagenda bata irangamuntu ku bwinshi, ukabona ko bigenda bibagora kuba babona indi rangamuntu isimbura iyo ngiyo yari yarataye, ariko mu by'ukuri nuko iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga yo ije kufasha cyangwa se ije korohereza abaturage nyarwanda bose muri rusange, kuko iyi rangamuntu ntabwo uzajya uvuga ati ngo nayitaye cyangwa se ngo nagiye kwa muganga none ubwo usanga nguri kujyana ngo inimero indangamuntu cyangwa se uri kujyana ibindi bintu, nuko irangamuntu yo uzajya uyifite muri telefone yawe, ahubwo niko uzajya ukanda gusa none leta igahita ibona amakuru yawe yose n'imyirondoro byawe byose washize mu mva ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha abanyarwanda bose. N'impamvu leta ikomeza kugenda ishishikariza ko nta muturage cyangwa se ugomba gusigara udafashe irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo nawe abashe kugira irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri leta ikomeza igenda imenyesha ko impunzi, abanyamahanga ndetse n'abimukira bari hano mu Rwanda bose nabo guhabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo nabo bajye babasha kumenya ku makuru cyangwa se bajye babasha guhabwa serivisi za leta nabo bitabagoye, kuko bigenda bibagora cyane cyane bitewe nuko nta myirondoro cyangwa se irangamuntu bafite hano mu Rwanda, ukasanga biri kugenda bibagora, hari serivisi zimwe na zimwe batari guhabwa hano mu Rwanda. Niyo mpamvu leta mu by'ukuri yashizeho iyo gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo abantu bose babyifuza cyangwa se ababishaka gutunga irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda nabo bazajye bayihabwa. Ariko nanone ntabwo aya makuru areba abanyarwanda bari hagati mu gihugu cyangwa se aya makuru y'irangamuntu areba abantu bose bafite irangamuntu cyangwa se n'abifuza gufata irangamuntu, ariko nanone batari hano mu Rwanda bonyine, kuko n'abantu bafite irangamuntu cyangwa se bafite igihugu cy'u Rwanda ariko bari mu bindi bihugu babigiye bitandukanye, nuko nabo aya makuru mu by'ukuri abareba cyane cyane kugira ngo babashe kumenya byinshi cyane kubijyanye n'irangamuntu z'ikoranabuhanga, kandi nabo bagomba guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga kuko ntabwo baba badafite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Cyane cyane leta ikomeza kugenda imenya ko ishishikariza abaturage bari gufata izi rangamuntu z'ikoranabuhanga mu turere tuba turimo, bagomba kumenya neza ko nta muturage usigaye mu karere udafite iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko umuturage uzasigara bizamugora cyane cyane bitewe n'uko serivisi igenda yimuka igenda mu ntara. Urumva ko bizakugora kuba wava aho ngaho ugenda mu yindi ntara kuba watangiraho cyangwa se wafatiraho irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri leta igomeza kugenda imenya ko nta muturage neza wacikanywe n'iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ku bijyanye mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga, nuko ibyo ngibyo ari byo leta ibagiye itangaza bireba abanyarwanda bose, kuko hari abaturage bamwe nabo bari kugenda bajya gufata irangamuntu ariko ukabona ko ntabwo bari kugenda bitwaje ibyo bintu byose bisabwa cyangwa se ntabwo bari bumva neza iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kandi mu by'ukuri iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga yoho irakomeje kandi irarimbanyije kugira ngo abanyarwanda bose bajye babasha kubahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga, nuko mu by'ukuri namwe ibyo bintu byose bisabwa mwabyumvishe kugira ngo mubashe kuba mwamenya ku bijyanye n'amakuru y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nuko rero mwaba hamagara kuri 3600 ni umurongo utishyurwa bashizeho kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru ndetse no kumenya ku bijyanye n'amakuru y'irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko namwe munamenye n'ibintu byose bisabwa kugira ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga ubashe kuba wayihabwa cyane. Aha ngaha ari kuri Rwanda Update Info niba wamaze gukandaho cyangwa se wamaze gushikaho ukabona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, ikintu cya mbere usabwa gukora nta kindi, urabanza biyandikishe, ubwo urabikora ukanze subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere by'umwihariko ajya abasha kukugereraho mu bambere utiriwe ugorwa. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kura like ndetse usharinga iyi video ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru meza cyane leta ibagiye itangaza areba abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda, ariko rero ukaba ufite ubwere igihugu bw'u Rwanda nuko nawe itangazo rikora by'umwihariko niba video wayikunze kuri like utere comment, ko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe kuko byubaka society nyarwanda bigafasha abanyarwanda benshi kwikura mu bukene kandi bikaba byafasha society nyarwanda muri rusange. By'umwihariko ari kuri Rwanda Update Info iri rya itangazo leta y'u Rwanda itangaje rya buri munyarwanda wese hagati mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda, ariko none ufite ubwene gihugu cyangwa se ufite irangamuntu wifuza gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ko igikorwa cy'irangamuntu y'ikoranabuhanga kuri ubu gikomeje kurimbanya kandi gikomereje mu turere nka Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo, ubwo ni mu ntara ya Kigali niho iki gikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga kimukiye. Aha ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.